Hello guys, ndabasuje cyane. Rero nje gusubiza abantu bakomeje kumbaza uburyo ki ino video ikorwa. Ino video uburyo ikorwamo ndagira ngo tutangirane. Tugiye gutangirana mbere kuko ino video ikorwa. Nizere ko ufite telefone hafi yawe kugira ngo udutangirane kandi tugendana akantu ku kandi. So fata telefone yawe rero tugende tudatinze nkwereke uburyo bikorwamo. Turaza hano muri browser yawe, sinzi iyo ukoresha, gusa ngiye nkoresha Chrome rero ndaza ngewe nandikamo Canva. Urabona ko nahise nyibonamo hano ngewe irimo Canva. Canva dore ngiri, sibyo? Ndizera ko biragaragara neza. Nkore search. None ikindi bukore ngewe ndaza kwino link bama hejuru. Hano hejuru inyizoominga irebe ino Canva. No Canva bama hejuru. Sorry mwihangane gato. No Canva ino link bama hejuru. Niyo ndaza nkakirikaho. Ana ko ngiye nazominze kugira ngo bitaza gukomeza screen yanjye yizominze nanjye ndagira. Ariko arakandi kantu ushaka ko mubanza gukora. Urabanza uzemo hano kugira ngo noza telefone yawe yihute. Ngira nako kano kantu gafunguye. Iyo gafunze kuri phone noza yanjye ntabwo biri gukora neza, sibyo? Ntabwo imeze nka machine, nakindutse nk'iki ni telefone bisanzwe. Ariko none ninza nkagahindura anako ise hinduka iki, ihindutse nka machine. Telefone bihindutse nka machine n'uburyo ikoramo n'uburyo yihutamo ibikora nka machine. Ndaza nkirike kuri ka link ko hejuru. Dutegereze. Tayari ubu ngubu tugiye gutangira. Murabona ko ari na video nagiye nkoramo zirimo hano mwagiye mubona. Noneho icyo ngiye gukora ni iki. Hano dufite YouTube thumbnail, mobile video, education, social media, ndetse hari n'izindi hano hirya. Ariko twebwe dukeneye cyane ni YouTube thumbnail. Ngiye kujyute niyo ngiye gukandaho guklikaho noneho kugira ngo ngirene mbashe kwinjira mu cyo tugiye kureba gukorera video. Wow, dere hano nayikritseho ubu ngubu ndarategereza. Wow, ana ko bamaye iki tayari ni wowe turi kugendana. Ngiye bamaze kumura urupapuro hano. Wow, bahise banjyana muki mu template n'amastyle. Ariko ngiye icyo nza hano ndahita nkora iki. Ana bamaye designer na elementor na text na brand ndetse na upload na draw. Ariko ngiye icyo nshaka ni iki, kuko ngiye kwandika mu buryo bwo kwandika. Ngiye kugirute, ngiye kuza hano kuri text. Ninza no kuri text rero n'ahandi hanze ndaza kuri add heading cyangwa add a subheading. Ariko icyo wakora hano hose n'ubundi wowe gwino wihitiremo add heading. Wow, urabona ko bahise banzana mu buryo bwo kwandika. Ngiyewe noneho hano niba wamaze kuhagera, icyo ugiye gukora ni iki. Ugiye kuvuga yenda uburyo ki ino application cyangwa se ino ibintu uburyo bikoramo. Ngiye kuko namaze kubereka uburyo ki ino application ino nuza ikora. Ngiye kubereka uzaza wandikemo ikintu wumva muri wowe ushaka bitewe nuko wowe wabiteguye. Ngiye kuza hano ngiye kwandika
kwandikira inshuti yanjye. Ngiye kwandika ariko nandikire iki inshuti yanjye. Hano mfite inshuti yanjye yenda nshaka kwandika kandi nkamuvugaho ibintu. Hano njyewe ngiye kwandika wenda mvuge urugero Eric ni inshuti nziza. Urabona ko tayari namaze kugira namaze kwandika. Ndaza nkirikemo hano hagati. Noneho ikindi kintu rero wowe kiba gisigaye hano, ndaza nkirike hano hasi. Reba hano hari akantu k'agakubo hano hasi, ndaza nkakirikeho. Noneho ikindi kintu tugiye kureba, ngiye kuza hano hasi ndeba ahantu handitse elemental. Hano njye kuri elemental nkirikeho. Yenda tugiye niho hantu baguha zino nuza utu tuntu ugenda ubona, ariko ushobora no gushaka utundi tuntu wumva muri wowe ushaka. Yenda kamvuge nandikemo my friend, ko ngiye kuvuga ku nshuti yanjye my friend. Ushobora no kuvuga kuri urabona ko tayari. Ariko noneho njyewe ntabwo urabona ko bano zino zifite utuntu tw'utugofero, zino ziba ari zino ziragurwa. So kuba ufite amafaranga, ndaza hano muri graphic urabona barama utuntu dutandukanye. Ndagenda ndascrollinga ngende ndebe ahantu hari akantu katagize katariho kari akantu k'akagofero. Katariho akantu k'akagofero, sorry. Nako ndi kugenda ntobona, ariko ngewe kuko nshaka kuvuga reka yenda nkoreshe ko hano hantu ari utwo tugiye turimo tudafite ingofero ku buryo reka ngewe nkoresha aka ngaka. Reka nkoresha aka kuko ngiye kuvuga ku nshuti yanjye Eric. Ndaza nkagiremo neza, nkakore ikadire neza, nkahagarikemo. Urabona ko baguha utuntu ku ruhande uzuminga. Ndaza nkirike ku ruhande kavemo. Urabona ko kateguye neza. Noneho ndaza hano hasi, nkande kuri ka kantu k'agakubo, mvemo hano muri nkandeho. Ngere ngaruke muri elementa. Nimara kugaruka muri elementa, ndazamuka hejuru, cyangwa se mwe murazamuka hejuru. Wowe nuzamuka hejuru, ko ndi gukora nyine, ndi kubikora nihuta, mwihangane. Noneho ngewe ndaza hano, ndagaruka hano. Urabona ko nanditsemo my friend. Ndaza yenda bitewe n'uko nshaka kubigira, ndaza mbisibe. Ndaza nsibe.
ndaza nsibe njyewe noneho ndaza ufite njya hehe mo hano nandike writing ninjyana muri writing ndaza hano muri graphic ndaza nshaka akantu ngiye kwandikiraho keza umuntu ndi kwandika sorry ntabwo naringize ndaza ahubwo nandike working nuko bahita bampa ndaza ngiye mpitemo kano akangaka ndaza mpitemo bene aka nashaka ndakazuminga nimara kukazuminga ndaza ngaruke kuri text nandike mfatemo n'indi add subheading tayari ndahita urabona ko yamaze kugeramo ndaza nyikirikeho hari akanono kameze nk'agasaraba gafite ubuntu bw'ubufureshi nkafate nkajyanemo hariya urabona ko kamaze kugeramo ndangije nindangiza ndakirikamo hagati nandikemo icyo nshakamo hariya ngiye kwandikamo yenda reka nandikemo Eric ndagukunda cyane wambereye inshuti nziza sibyo hano ushobora kuba ngo uri kwandika utabireba wowe ikibazo ugakora n'iki niyo washaka wabifata ukazamura hejuru kugira ngo wenda wandike uvuga ati ngiye ndi kwandika kuko ntari kubibona wandike ubireba wambereye inshuti nziza kandi y'umumaro mu buzima bwanjye Imana izagutiza ubuzima nzaguhorane yenda ati Imana izagutiza ubuzima nzaguhorane cyangwa Imana izamfashe nzaguhorane cyangwa se niyo nandika wambereye inshuti nziza kandi y'umumaro mu buzima bwanjye ngiye noneho ndaza ngirene ndaza nkirikeho hahandi nkirikemo hano hagati noneho sasa urabona ko amagambo ndashaka kuyashyira muri aka kantu ndi kwandikiramo ariko yamaze tayari kujya ute kurenga ndakora iki ngenda yazana nyise nkuyaringanizamo indangiza mfate tuno turongo urano ari utuntu tw'utudomo ku nguni y'aka kantu gasa ni nka move cyangwa ubururu bwerutse ukuntu nindangiza nkande kuri kamwe
ngire n'amagambo yanjye nyashyiremo neza, indangiza nkike ku ruhande amagambo hanabagiyemo. Noneho rero ikindi kintu ushobora kubuza hano, ikindi kintu hano busigaje hano ko maze kuvuga hano, ngiye ndaza nkwereke hano ku ruhande runo rupapuro rwanjye. Ubu uru ni urupapuro rwa mbere nkoze mvuga kuri iki, mvuga kuri Eric. Ndaza nkande hano hejuru kuri download, urabona akantu k'agafureshi kareba hejuru mu nguni yawe y'iburyo, k'agafureshi ka download. Ndindangiza nze nka downloading, nindangiza nze kuri download hano hasi munsi ya share link na email, hagati ya share link na hagati ya email ntande kuri download. Urupapuro rwanjye ngiye kugira ute, ngiye ku downloading. Noneho kugira ngo ntaza kurubura, nze kugira ute, nze kurukoresha, ndabereka uburyo ki ibi bintu byose bikorwa. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe dukomezanye nkwereke ibi bintu byose uburyo ki bikorwamo. Noneho urabona ko kari ku downloadinga. Wow, tayari ubu ngubu kamaze kugira ute, urabona ko wamweretse ko kamaze kurangira, kamaze kugera hehe, kuri telefone. Ndaza ngaruke hano, ibi ngibi byose ubu ngubu ndagira ndabisiba. Ibi ndabisiba, n'ibi ngibi bya bindi byose ndabisiba, n'ibi ngibi mbisibe, sigana urupapuro rwanjye rwera nta kindi kintu kigite kirimo. Sorry, munyangane. Noneho ndagaruka hano hahandi hantu nabanjirije bwa mbere, cyangwa se mbereka kandi kantu. Noneho ndafata iki, ndaza hano kuri upload, ariko hano ujya kuri upload wamaze kugira ute, wamaze gutegura ifoto y'uwo muntu neza neza ko uri bwazi, ukayigira ute, ukayishyiramo. Ngewe reka njye hano kuri upload, nako hano ndabanjije ku mafoto yanjye ariko ntabwo ari byo nshaka. Ndaza hano kuri upload file hejuru mu ibara rya move, rero ubibona upload file. Nindangiza amakirike, ndaza hehe, ndamanuka hano nze kuri hano muri upload form. Naho tujya kuri image cyangwa ujya kuri video cyangwa kuri audio, uze hano munsi ya upload. Munsi ya upload baraguha Facebook, Google Drive, Instagram ndetse n'akangaka Dropbox. Aho tujya hanga kuri device nibayigura ahita umanuka hano hasi, ntujye kuri camera, ntujye kuri complete action, ntujye kuri record, ahubwo ujye kuri file. Hano ko tayari bahise bangiza iki, bahise bangiza kuri muri telefone yanjye. Ndaza hano kugira ngo wenda binyorohere nshake ya foto yanjye. Hano mu nguni y'ibumoso hano hari udukoni dutatu, makirikeho bareta bama iki, aho ngomba kujya barama kuri video, image, audio. Ariko ndahita njya kuri recent. Sorry, ndagaruka hano, ndahita njya hano, ntabwo njya kuri reset, ubwo ndajya kuri image. Ndahita hano, sorry, ndayaza hano munsi hasa nk'ahera, njye hano kuri gallery. Kuri gallery urabona ko bahise bama iki, bama ahantu hose nshobora gukura iki, amafoto, kandi byoroshye bitewe n'ahantu nzi ngiye nagiye ngirane. Iyi ni gallery yanjye y'ahantu nshyira amafoto yanjye. Noneho kuko ndi ngaze kuba mvuga ati ndashakamo ifoto y'umuntu runaka nka Eric w'inshuti yanjye, ndaza nyine njye nshaka hiri, kuko ubu ngubu njyewe ndi kubikora gutya, ntabwo nari nateguye ifoto ye neza. Muranyihangana n'impamvu ndi bwaze gutindaho. Eric
ndaza gusa numva nayigeze kuba nyifitemo hano nshakemo hano. Ndashakamo ifoto ya Eric hano. Wowe ariko uzajya ubikora ari uko ifoto yawe wayiteguye neza iri hafi. N'ubu ngubu ngiye nuko yenda habayeho yuko ntabwo nari nabiteguye cyane, ariko ndizera ko ifoto ya Eric ndayibuze se, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka rwose. Ifoto ya Eric se ubwo naba narayishyize hera, ariko kuko yenda mbona biri kugorana cyane, kuko ifoto ndabona Eric nyibuze, ntabwo ndi kuyibona, kuko bose sinzi, ntabwo ndi kuyibona neza. Angana n'abantu mbona bari kugendamo hano, uzibonamo hano azihangane kuko yibaza ko nta bintu bya danje. Ndimo ndashaka ifoto, mufitemo amafoto menshi kandi biba byivangavanze, ntabwo ntekereza rero ko agaruka mba nayibuze, ahubwo ziba zivangavanze cyane sinjye. Gusa reka ndeke kubatinda, wenda reka mfate ifoto isanzwe, nishaka mfate ifoto yanjye, wenda ntabatindiye mbere, kuko ushobora kuza ugashyiraho iyo foto, ugashyiraho ifoto yanjye yenda kandi nashyireho, kandi nafata iyi ngiyi, reka mfate iyi foto, urabona ko mfashe iyi ngiyi, mfate iyi ngiyi mba ariyo nzana hano, natinze ariko munyihanganire. Mbona se sorry, igihe ibintu bikujabuka, ndabona ngiye hari ahantu ngiye gushakamo ifoto bisa nk'ibyanze, nandike nk'akandi kantu k'agategisita hano hejuru. Imanza nzamuye hano hejuru, yenda ntaza kwandika ibintu ntareba neza, ashyire hano. Nshaka ndaza hano wenda ashyireho n'utuntu nshaka, nshyireho n'udutima, sibyo. Ndaza hano kubera imentari,
sinzi impamvu hano mbona byanze, ariko reka nkoresha iyi ngiyi naribi njye nari mfite hano, ariko ko bashyiraho ifoto yenda aza kuvuga ngo nababeshye, nara nuko hari ikibazo nari nakomeje gutinda cyane. Urabona ko ifoto yamaze kugeramo. Ikindi kintu rero ngiye gukora kindi, ubu ngiye guhita mfata iki, ngiye guhita mfata kano ino pepa yanjye maze kudizayininga gutya, cyangwa se nshobora no gufata n'aya magambo nagize uku nguku, nayo nkagira ute, nkayashyira muri elementa, nkajya muri elementa yayo nkayandika gutya, nkayashyiramo uku nguku. Byose biba bishoboka kabisa. Nkazuminga ngiye byose nkabishyiramo, nkafata kandi nk'uko naberetse kuri kamwe ka mbere, nkayazana nkayakurura nkayashyiramo. Hano ko byamaze kutayari kugira ute, kugeramo. Nshaka kuyifata nkayizuminga, ariko kuko nshaka kugira ute, gusa nkaho ndi kubivuga bintunze, ntabwo nzuminga cyane, ntabwo ntekereza ko ari ibintu bya danje. Nshaka ndaza nongere ngaruke hano, njye kuri elementa, mfate Eric, ka kantu gasa nk'aho ari njyewe na Eric duhagaze, ngire nsa nk'umubwira. Ndaza hano nkakurure nkazana hano, haba nkarengeje. Urabona ko noneho ibi byo birasobanutse cyane. Njye ndibaza ko ni ifoto yanjye atari na ngombwa cyane, ahubwo icyiza ni uko gusa nyine ibuye icyiza ni uko ifoto wamaze kubona ko wayishyiraho kandi bigakunda, ngerekanye kureho, sibyo? Ndangiza ahubwo nkwereke akandi kantu k'ubwenge, ndagaruka no kuri elementa. Ibyo nanditse mbere, bimwe ngiye kubiha umuntu umwe, ibi ngibi ngiye kubiha Eric. Noneho ibindi ko bisa nk'aho ari Eric wari uri kubivuga, ari njyewe wari uri kubivuga, ubwo ngubu ndi kubwira ndi kubwira Eric. Ubwo ni njyewe ufite uriya musatsi mwinshi, Eric wenda namuzi nta musatsi mwinshi agira. Noneho nanjye ndazamo hano, Eric hano ku ruhande. Noneho Eric nawe mwandikira ibye, njye hahandi n'ubundi tayari. Ndazamo hano, ahangaha ndaza n'undi mfate ka kanoza nkashyiramo. Noneho nawe mwandikire iki, mwandikire nk'aho hari uri kumbwira, babu nanjye ndagukunda. Kandi uri inshuti nziza. Kugira ngo twandike ibintu byose tubireba rero, nibyo biba ari byiza. Inshuti nziza, dore ngibyo. Ndaza hano, inshuti nziza. Kandi uri inshuti nziza mu buzima bwanjye.
nzaguhorane. Ngewe nibyo ndi kwimashina nyine kugira ngo mbereke uburyo ki bino bintu bikorwa, ntabwo ndi kugira. Ndaza nanone nka zoom nkagire nkagabanye nkaterekemo hano tayari kabe kagezemo. Ndaza downloadinge nanone iki, nshobora no kuza nshobora no kuza hano nkahindura, ariko ndumva ibyo ngibyo atari na ngombwa. Nanjye ngo ndaza mpindure pepa, ariko pepa numva atari ngombwa kujya kuyihindura, ariko nushaka nawe kuyihindura nyereka ashobora kuza akayihindurira. Ushobora kuza agahindura pepa yiwe. Ndabona nagiye mu bintu yalala, ariko iyo bigenze gutyo ndasubira hano muri porojete, amaporoje yanjye n'undi nari ndimo. Nihangane nangiye mu bintu byinshi, nangiye mu bintu byinshi hano bitari ngombwa. Ubundi iriya pepa numvaga atari ngombwa kujya kwiga nyihindura cyane, kandi n'ubundi nyifite imeze kuriya ntacyo yari intwaye. Ahangana n'umuntu arampamagaye, ndagukupa. Ihangane rwose ni inshuti yanjye, ariko ndagukupye bitewe n'uko ndi gufasha abantu. Twamagaye ese Rene, allo umupfa urahuze? ari utundi gukora mani kuri ntuza hano, reka nturangize, kandi biri ntuza ndi kudukora biri live. Nako ka gapepa kanjye n'undi bakagaruye. Ya poroje yanjye n'ubundi tayari bamaze kuyingarurira. Nongeye icyo nkora ni iki, genda yikora kopi kugira ngo nze kugaruka ahandi n'ubundi njye kuri tegisite bizanemo hano, njye kuri tegisite. Ndaza noneho nyidownloadinge. Ihangane kuko reka nabatindeye cyane, ntabwo biba byoroshye, nabyo ni ibintu bisaba kwitonda, ntabwo ari ibintu wahubukira. Ndaza ntegereze bitewe n'uko konegisiyo ziri kugenda, urabona ko ziri kugenda gahoro, ariko bitewe n'umuntu wari umamagaye. Buriya umuntu aguhamagaye kuri telefone, konegisiyo yawe ihita icika imbaraga, kandi wari uri mu bintu bisaba konegisiyo. Ndategereza kugira ngo kano ka download kagira ute, kagire gasa icyatsi, nari icyatsi ni move. Robone kugira ute kudownloadinga ya foto. Na konegisiyo ziri gutinda tayari, dore ubu ngubu yamaze kugira ute tayidownloadinga. Nk'uku nguku aba iri kwidownloadinga, nategereza ikarangira. Naho rero aho tugiye guhita tujya, namaze kubakorera tuno tuntu tubiri.
utu tuntu tubiri ndatekereza ko atari utuntu twa danje. Ibi ngibi njye ntago nyine iyo ugitangira waba wumva ari ibintu bikaze. Noneho sasa ndahita nigarukira hehe, hano kuri ya pepa yanjye. Ibi nimshaka byose ndabisiba muri ya pepa yanjye, mbisibe byose, mbikuremo. Ubu ngubu ndumva nta pepa n'imwe nsigajemo akantu kari kigeza akantuza kangize kuvamo. Noneho sasa bya bintu rero njyewe nari ngiye kukuzanira, tugiye guhita nkwereka aho tugiye kujya. Ugiye guscrollinga nuza yawe, taburo yawe, uva iburyo ujya ibumoso ujya iburyo, uva ibumoso ujya iburyo. Ndaza hano njye kuri hano hose, ndaza njye hano kuri apps. Ino apps urayibona, ndayikanda. Ubwo njye najyaga iburyo bwanjye. Ndaza hano kuri apps, nkirike kuri apps, ntegereze. Noneho ndaza ahita amasearch. Ahita amasearch. Ndamama ko amasearch, ndaza nandikemo bita speed. Nandikemo speed painter. Ita painter. Nandikemo speed painter. Ndangiza kubona speed painter, ndagira ute ndakora, ndasacinga, ndategereza nabwo. Speed painter. Wow. Ndaza bama speed painter rero, ndaza ntitiremo kano kantu k'ikambere. Kano kantu wagira ngo ni akabwa nanga agapusi, ariko mpitamo. Nimara kugahitamo tayari, bahita bakubwira ngo upload image, select one design. Ndaza hano kuri choose fill. Urumva, ndaza ahita mpera hahandi. Murabona ko wese banzana hehe, wese banzana muri image zanjye ziri kuri galeri ya telefone. Ndaza ahita mpitamo kandi kambere nakoresheje. Urabona ko ariko ntwaye, nza hano hejuru mu nguni iburyo, ite nkora kuri done. Urabona ko bahise bagira ute, babinzaniramo hano. Dore munsi ya rwa rupapuro niho ndi bugire. Urana barambaza ngo escape duration, uburyo ki ashobora kuza kugira ute kubishushanyamo amasegonda 3. Kundi shaka amasegonda, ndagira amasegonda 10. Noneho uburyo ki ngo ndashaka kuza gushyiramo amabara, ariko kano kantu kagomba kuba kagira ute k'icyatsi gafunguye kameze kavivuye. Ndaza naho mitemo amasegonda 10. Mitemo amasegonda 10. Ndaza scrolling nzamura. Hano bahita bakubwira ngo add sketch hard effect generator. Ino generator niyo uhita uhitamo, uyikandeho utegereze. Tegereze kabanze karangire. Hano turi kubana nabatindiye muri ihangana tu. Tegereze karangire, narondogoye kandi atari ibintu bya danje. Tegereze karangire. Tegereze karangire hano.
naragategereza kakarangira kuko nta kindi kintu uri bwakore kuri telefone, ntasaka akantu uri bwihutishe ibintu nyine byikora tu, ategereza kakarangira. Wow, urabona ko karangiye. Uraza ukagira ute ukagakirikaho. Wow, urabona ko bimaze kugira ute. Wow. Noneho sasa rero iyo umaze kugakirika bahita bakaguha hahandi muri ya pepa yo hejuru wabanjirijeho. Hano ko baguhaye n'iki n'akanuza n'utuntu twose ko kuyizuminga kugira ngo uyikwize muri ya pepa yawe. Dore urayifata ukaza ukakazuminga neza, utakarenza muri pepa yawe baguhaye, ugafata impande n'impande ukazigereramo neza. Ukaza ukazuminga no ku ruhande kugira ngo hatajya hano gasigara. Urabona ko gakwiriyemo noneho neza. Ndahaza noneho nanakirika hano ku ruhande, ku ruhande urabona ko kabaye video. Ndahaza ngene nkakirikemo nanarebe neza niba ibyo ndi gukora ari byo. Urabona ko bigize ute ibintu biri gukora nyine neza cyane. Urabibona byose ko biri kugenda. Aka rero nako ugira ute, akandaza nako nka downloading. Ndibugaze kubabwira ndi application mushyiramo mugahuza n'amafoto mugahuza zino video kugira ngo bibe video imwe. Ndahita nza hano ngire nte nkirika hano ndi download nka downloading. Urabona ko hano bari kumbwira ngo video and audio and animation won't play when expected as this fields try downloading it as a video MPG. Ino ko twari video tugiye gushaka MPG. Ino yari PNG ya iki y'ifoto cyangwa GP y'ifoto, ariko ngiye gushaka MPG mbari yo njyane mbari yo nkoresha download. Nkako wese wa download tayari. Leta downloadinga MPG. Video yangize ifite karite nziza kandi nini. Ubwo ndakomeza. Ntabwo kari downloadinga. Wow, kararangiye. Bahise banyereka ko kamaze kugeraho. Ndaza garuka handi n'ubundi mbifate bino mbisibe. Nimara kubisiba ndaza noneho nongere njye kuri apps yanjye, njye kuri ukinjira muri apps wamaze ubundi kwandikamo speed painter barakugarura kandi njye muri speed painter twihute. Ntina njya kuri back ninkoro back. Ndaza hano kana n'undi ko mba namaze ko kamaze kurangira. Nishaka ndaza nkasibe. Sibyo hari akantu gomba kugasiba. Ntenza hano ndi kwihuta kugira ngo ko nabatindeye cyane. Mfati ya kakandi ikora urupapuro rwanjye rwa kabiri ndugaruremo hano hejuru. Narwo rurereye mu minota n'ubundi mu masegonda. Itenza hano kuri generator naho ndugira ute ntabwo ndukore ntegereze rurangire. Ni ibintu bisaba kwitonda. Ntago ntekereza ko ari ibintu umuntu akora ngo bihite birangira. Urabona ko ari ibintu bisaba gutegereza cyane.
gusa mwihangane urebe ino video paka irangiye nibwo basha kugira ute nibwo basha kumenya bino bintu byose kandi wibuke gusharinga wibuke no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri cyane ibiganiro byanjye ndetse hari n'ibindi bintu byinshi nshaka kubabwira urugendo shaka kubereka uburyo ki wawo ndabona kano kanarangiye ngenda gakandaho nk'ubisanzwe kugira ngo ndebe niba ibyo ndi bari kumbwira ari ukuri urabona ko ibyo nanjye ndi kukwereka byose ari ukuri urabibona kugira ngo urabibona uburyo cyo yandika agashyiramo amabara ku bantu ibyo byose nyine ewana narindi kubabwira ngo mbafitiye ahandi kandi uburyo ki ushobora gukora lyrics y'indirimbo abantu benshi nyine ntago babizi buriya niba ufite interineti si kabi yo kubumva ko ndajya kuri video z'abandi nzirebe gusa nta kintu ndi kwiga njyewe nk'ubu niba ndi kukwigisha cyangwa nanjye narabyize ariko njyewe uko ndi kubyiga uku nguku nawe ejo uzaba uri kubyiga ubyigisha n'abandi ndaza nkirikeho video yanjye idana ko noneho igira ute birangiye gusa ntabatinde reka nihute nka downloading ubwo ndibaza nawe icyo uzakora nuko muri wowe ugira ute ubu tayari wamaze kumenya icyo ugomba gukora ndibaza umuntu twabanye guhera kuri step ya mbere nyitangira ubu ashobora kwikorera ino preparing your design ubwo ndibaza umaze kugera muri Canva hose birashoboka kwamara wabikora bigashoboka ndaje mu kanya none mbereka uburyo ki ushobora kwikorera katuni ushobora guhuza zino video ukazihuriza hamwe ugashyiramo amajwi ndetse n'ibindi byinshi n'abantu bataramonetize nabo ndaje mbereke abantu batarakora history muri YouTube channel yabo nabyo ndaje mbibereke mwakoze cyane rero kuba wakomeje kubana nanjye kandi muri inshuti z'umumaro ndabakunda cyane ubwo turi kumwe ciao nakagaruka.